abaganga bahansanze bashobora sinzi ukuntu bamugiye kumufata amaraso ngo barebe umuganga arambwira ati rero nta ubuzima bwe bwarangiye abaganga bahita babyihorera bahita bigendera ndetse ngo bamaze gushyiramo supaguru ngo barishima baranezerwa bageza ngo bamusiga ahangaho haryamye baramubwira ngo atangira kuvuga ngo ndaribwa mu nda ngo baramubwira ngo buryamye aho ngaho yabanje no gutaka ngo buryamye aho ngaho noneho ngo araryama basiga yaryamye barigendera bagenda bacika birukanka bajya kwihisha bagiye bagenda umwe kuri umwe bajya kwihisha bagiye kwihisha rero cyo kuza ubutegetsi bwo bwaje kuhagera abo bagore bamaze gukora ibyo bintu bamumaze kumushyiramo supaguru abagore bose barirukanse basiga bamugaritse mu ntebe ubwo tugezeyo nibwo abaganga basuzumye basanga umubyeyi yapfuye baratubwira ati yapfuye ibisigaye ni ibya polisi muhamagara ubuyobozi mu guhamagara ubuyobozi bwaraye buje ndi mu bantu twazengurukanye tujya gushaka abo bagore aho batuye kubera ko nigeze kwishyuza umutekano muri Gatare ndagenda bamwe turakura Sodoma babiri uwo bita Mamutesi dusanga yikingiranye mu nzu bamukuramo uwo bita Mama Saidi dusanga yisesetse munsi y'igitanda mu kurwana nyene nyuma bamaze kubakiza sinzi imvururu nawe yajemo sinzi ngo wamubwiye ngo rebe ngo kuna ngusa gutyo ngo nawe ntago uri bubitahane ngo uri kuratanga amaguru meza ntago uri buyatahane nabyo babimubwiye kuko twe twahungabanye twacitse imigongo agiye akiri mutoya ni umubyeyi usize abana bangahe abana babiri ni umubyeyi ukiri mutoya ni umubyeyi bari babafite ari abakobwa babiri wabo yego ni ukuri yatubabaje cyane biteye ubwoba genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka nsuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa hose muri rusange nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora n'iby'agaciro kuri wowe wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore tujye dukomeza kubana mu biganiro byose umunsi kundi nk'ibisanzwe imbere ya kamera ni Emi Kabakanaho kuri technique ni Visual Tobi nkuko dutuwe tubana umunsi kuwundi uyu munsi turi mu karere ka Kicukiro dugudu wa Kabuye ya mbere akagari ka Kagunga umurenge wa Gikondo akarere ko ni Kicukiro ahavugwa inkuru y'akababaro aho ahangaha mpagaze neza ku kabari k'umusore witwa Kadogo wacururizaga ahangaha aho ku munsi w'ejo umudama witwa Mukantuheri Alfosina wari wubatse wari ufite umugabo ndetse n'abana babiri aho ku munsi w'ejo yaje kuza ahangaha muri aka kabari n'ubundi kwa Kadogo aho ngo yarazanwe no kuba hari abagore bagenzi be bari barigeze kugirana amakimbirane ariko mu kugirana amakimbirane bakaba bari inshuti ze mu buzima busanzwe ku munsi w'ejo rero ubwo ngo yari afite amafaranga makeya ku ikofi aribwo yahamagaraga babagore akaza kubabwira ati ya makimbirane mwagiranye numva ko bidakwiye ko nk'abamama tubana tugirana amakimbirane kuko zari inshuti ze mu buzima busanzwe bwa buri munsi aza kwigira inama yo kuvuga ati reka mbunge baze gukomeza kubana mu buzima busanzwe nta shyari bafitanye yaje kubazana ahangaha n'ubundi muri aka kabari ku mafaranga ye yakuye ku ikofi ye muri twa dufaranga twe duke yari afite aza kuza kubagurira baza bicara ari abagore bagera muri bane ndetse ngo hari harimo n'umusore umwe
uyu mumama akaba yitabye, akaba ni nyakwigendera, akaba yaritabye Imana ku munsi w'ejo, aho n'ubundi babagore bazanye uko bageraga muri bane bari kumwe ndetse n'umusore umwe baje kuza bicara muri aka kabari ahangaha. Ngire ngo Cobi ari kugenda abereka bingaro bari bicayemo, baza kuhaza basangira agacupa, ariko ngo inzoga banywaga ni inzoga abeshi bazi cyane ku mazina y'ibyuma, baza kuzisangira mu gihe wa mugore n'ubundi Mukanoheri amafaranga ye yashiraga, haje kuvamo umwe aza kujya ngo kubikuza kugira ngo babe banywa agacupa ka nyuma. Ariko mu gihe bari bagifite icupa rya nyuma, Mukanoheri yaje gusohoka ahangaha mu kabari, ngo ubwo yajyaga muri tuwareti aragaruka, baramubwira ngo iyo nzoga isigayemo yimaremo, nibwo yaje guhita ayinywa ayimaramo. Baramubwira ati se uracyafite icyaka, twongere tugusengerere, cyane cyane ko ari nawe ngo wari wabaguriye iza mbere. Aravuga ati munda ko numva hatangiye kurya. Nibyo batangiye gusangira kuva kare, ariko iyo nzoga ya nyuma nyweye niyo yatangiye gutakiraho, ati munda ko hatangiye kumurya. Bakibyumva bamwe muri bo ngo basohotse ahangaha muri aka kabari bishima baserebura, ati icyo twashakaga dushobora kuba tukigezeho. Ubwo yatakaga umusore wakoreraga muri aka kabari, kuko ngo yari yahavuye, uwitwa Kadogo n'ubundi ucururiza ahangaha, yaje kuhava ajya mu rugo abasiga n'ubundi bicaye muri bingaro. Ubwo yazaga rero asanga uyu Mukanoheri ari kwigaragura, aravuga ati se tumuzanire amata. Umwe muri ba bagore n'ubundi bari bari kumwe aza kumubwira ati ntago anywa amata, kuko byumvikane ko yashakaga kuzana amata ngaramire umurwayi, ariko umwe amubwira ko atanywa amata uyu nguyu Mukanoheri. Muri icyo gihe niko bahise biyambaza inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuyobozi, haza kuza ndetse n'abaganga baza gusanga uyu Mukanoheri yitabye Imana. Abaturage bari kuvuga ko nta kindi cyamuhitanye ari supaguru bashobora kuba bamushyiriye muri za nzoga n'ubundi z'ibyuma. Abo ngabo basangiraga baje guhita ngo birukanka baracika, ariko mu makuru turi kugenda duhabwa n'abaturage nuko umwe baje kumusanga mu rugo yihishe munsi y'igitanda, undi nawe bakaza kumusanga yikingiranye mu nzu. Uyu munsi turahangaha turi gukora inkuru, aba bagore basangiraga na nyakwigendera Mukanoheri bakaba bamaze gushyikirizwa inzego z'umutekano, bakaba bafunzwe. Reka tuze kugana n'abaturage twumve bimwe mu byo bagenda badutangariza ku rupfu rw'uyu nyakwigendera witabye Imana. Akaba yari umumama w'imyaka 34, akaba asize abana 2 ndetse n'umugabo. Tugusanze hangaha biri kuvugwa ko ku masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo hashize ku mwijoro ryakeye, aribwo umumama witwa Mama Samira ku munsi w'ejo yari ari gusangira n'abantu. Biri kuvuga ko bamushyiriye supaguru mu icupa rye, akaza kuhata ubuzima, akaza kuhasiga ubuzima. Byagenze gute ku munsi w'ejo? Ku munsi w'ejo nyine uwo mubyeyi Mama Samira yari arimo gusangira n'abashuti be, n'inshuti ze barasanganywe mu buzima busanzwe, barimo gusangirira hariya kwa Fabrice, baragenda baranywa baratongana baza kwiyunga, ariko nyuma tuza kumva ngo Mama Samira ambirase yaje mpari, baramupima basanga yapfuye. Bivugwe rero ko muri icyo cyo kunywa cye basangiye kandi bamusizaho bo baragenda. Muri icyo cyo kunywa cye hari ibyo bamushyiriyemo, kuko niyo baba batari kuba hari nta n'icyo bashyizemo, akaba yari yasinze cyangwa babibona ko arwaye, bari kumusindagiza bakamugeza kwa muganga, cyangwa se yaba atanarwaye ari ugusinda gusa bakamufata bakamujyana mu rugo iwabo, kuko ni hafi hano. Yego. Uragira uti bagezeho igihe bari kunywa baratongana, batonganye bapfa iki? Ni iki kintu cyabateye kugirana ayo makimbirane kugira ngo bashyamirane batongane? Ubundi kuza gutongana kwabo babanje guteranya inzoga, baterateranyije amafaranga y'inzoga, barakomaje. Yego, umwe mu bo batonganye ngo atanga 1,000, ariko inzoga ntiyayisomaho. Atayisomye harababwira ati muransubiza 1,000 cyanjye.
Yego. igihumbi cyanjye nabahaye murakinsubiza Yego. abandi bati ntacyo tuguha ukora icyo ushaka birarangira bisa nk'ibirangiye ndetse baraniyunga Yego. barongera batangira kunywa bushyashya ariko nyuma urumva uyu mucuruzi Fabrice Yego. yaje kujya muri pose nka 8:08 abasigaho kuko hirya ya hariya hari akandi kayira kinjira mwa Fabrice inyuma aho uriya muryango wogoshuri Yego. hanyuma rero abasigaho arigendera ntiyongera kubaha inzoga ubwo uretse izo yabasiganye ariko izindi ngo bazikuye ahandi baza kubeshya ko kwa Nyandwi kwa Oziyasi Yego. ariho bakuye inzoga ariko Oziyasi nubwo bamujyanye yari yiriwe kwa muganga yego yego inzoga bari kunywa niza yahemo inzoga bari kunywa nizi z'amazi z'amarikeri yego n'iruhande rwe n'iruhande rwe hari hateretse agacupa kirimo rikeri nkeya yego yego none se mama Samira ubundi yari mu ntoki ahangaha muri quartier zanyu yarabanye gute n'abaturage cyangwa se yarabanye ate na societe muri rusange Mama Samira muri societe bisanzwe nta kibazo yagiranaga n'abantu n'abo bagore nubwo baje kurwana yababwiraga ati ntihazagira umugore untukira mu kabari cyangwa ngo mvuge mu kabari tutari kumwe Mama Samira nta matiku yagiraga Mama Samira bamuhoye akagambane bari abagore nta kagambane bamuhoye kandi babiziranyeho yego ahangaha se muri quartier zanyu ibingibi ni ibintu bisanzwe kuba umuntu bamurogesha aya masupaguru ko usanga muri iki gihe bigezweho ni ibintu biri kuba muri izi quartier zanyu muri izi quartier zacu n'ubwa mbere twe tubibonye twumiwe twahungabanye twacitse imigongo ababyeyi kuba warebaga umuntu ako kanya mu kandi kanya ukongera kumubona yapfuye twe twahungabanye twacitse imigongo agiye akiri mutoya ni umubyeyi usize abana bangahe abana babiri ni umubyeyi ukiri mutoya ni umubyeyi bari babafite ari abakobwa babiri wabo yego ni ukuri yatubabaje cyane biteye ubwoba nk'umubyeyi se nibyo utuye ahangaha muri izi quartier uragira ati ibingibi nibwo nibishyashya kwica abantu babicishije supaguru ariko se ibintu nk'ibi ngiyo bibaye muri quartier zanyu uratanga iyihe nama ku bantu nk'abo basanzwe bajya mu tubari cyangwa se bajya gusangira n'abantu bakisanzura Ngewe inama natanga kandi nanjye nihereyeho nk'umuntu w'umubyeyi nuko twakwirinda gukora agakipe k'abantu bagiye kunywa inzoga mu rugo tuhasize imirimo tuhasize abana tukajya kubyukira mu kabari tunywa inzoga nukuri ntago ari byiza si umuco dushaka ibyo dukore tuve muri izo kipe zo kubyuka tujya gushaka inzoga aho kugira ngo dushake ibyabeshaho abana bacu tubyukire mu kabari kandi ikindi umuntu nakenera kunywa nibyo pe nibyo kunywa ariko tunywe tuyijyane mu rugo tugende tukanywe niwumva kanagufashe wiryamire nta muntu bangamiye ukuntu uri kubivuga umuntu uri ugukurikiye ashobora kumva ko inaha hashobora kuba hari amakipe y'abagore ashobora kuba adakora ugasanga bamwe na bamwe bazindukira mu kabari yego izo kipe zirahari cyane nyinshi ushobora kuva hano ukajya Nyabugogo ugacuruza ukarangiza ugasanga aho wasize wa muntu n'icupa nihakicaye ari umuntu w'umubyeyi ahubwo agataha ahura nawe ntimwasangiye akagufata akagutuka ngo nuko yasinze ngo nayinzoga yego dusoza tugana ku musozo se ni iyihe nama usoza utanga nama ngewe nasoza ntanga nasoza mbwira ababyeyi bagenzi banjye tukirinda kujya mu gakungu k'abandi bantu kuko abantu ni bagari umuntu ni mugari ushobora kumbona gutya utazi ibiri mu mutima wanjye nkabwira ababyeyi bagenzi banjye tugahugukira gukora ahubwo tukanasenga tukamenya Imana kuko ibi byose biterwa n'uko umuntu adasenga kuko wagiye gusenga ukamenya Imana ukamenya ijambo ry'Imana ntago wabyukira mu kabari ahubwo wajya gushaka ibibeshaho umuryango wawe inzego z'ubuyobozi ahangaha muri quartier zanyu sezo niba koko hari abantu benshi bagaragara ko bazindukira mu tubari badashaka gukora zibibafasha iki abantu babyukira mu kabari badashaka gukora bahora bagirwa inama babagira inama bihagije akazi karahari ko gukora imirimo irahari ariko ukabona hari abadashaka kuyikora
bigize abantu nyine bibyihebe, uwo ntimuhura ngo areke kugusitaraho kandi ntaho mutahuriye mu kabari. N'abayobozi bacu bahora babashishikariza gukora kuko imirimo ni myinshi irahari, ahubwo baba barananiranye badashaka kujya muri ako kazi. Yego. Mama reka ngushimire kandi mbabwire ngo mwihangane kandi mukomere. Murakoze cyane. Yego mama, turatangira tubihanganisha kubwo kubura umwana wanyu. Kubura muntu ni ikintu kiba gikomeye, kubura umwana wari ugufitiye umumaro mwabanaga umunsi ku wundi ni ikintu kiba gikomeye. Byagenze gute ku munsi w'ejo mwamenye inkuru y'urupfu rwa Rufosi na Sangahe? Njye nabimenye saa 11. Saa 11 z'umugoroba. Umuntu aje kumbwira hano mu rugo ngo ngwino ujye kureba umwana wawe. Yego. Ubwo nagiye asanga byarangiye. Yari umwana wawe wa kangahe? Wa kabiri. Ubusanzwe wari ufite ubwo abana bangahe? Batatu. Yego. Ukihagera se bamwe bari kugenda bavuga bati ni inzoga nyinshi, abandi bakavuga bati ni supaguri bashobora kuba bamushyiriye mu nzoga. Nkawe nk'umuntu wahagezeho ndetse ukanamugeraho, wasanze bimeze bite? Nasanze byarangiye, yararyamye byarangiye mbisi. Yapfuye. Niba se wowe wigeze ugana n'abaganga bahageze bakubwiye ko icyamwishe? Abaganga bahansanze bajora sinzi ukuntu bamugiye kumufata amaraso ngo barebe. Umuganga arambwira ati rero nta ubuzima bwe bwarangiye. Abaganga bahita babyihorera, bahita bigendera. Yego. Aha se muri quartier yaratuwe abanye gute n'abandi bantu? Muri quartier nta kibazo yagiranaga n'abantu. Abantu bagirana umwana mwiza cyane. Ko hari abavuga ko hari abari bamufite bamwe ngo amashyari nacyo ngo gituruka kuba ngo baba bamuroze. Ibyo amashyari byose ntago mbizi, ariko nta muntu yagomeraga ngo amugire nabi ngo we bagize icyo bamutwara, wenda nta mashyari bamugiriraga. Yego. Nk'umubyeyi se uyu munsi nibyo ubuze umwana, ariko nanone urupfu rwe ruracyashidikanywaho na benshi. Nkawe nubuhe butabera uri gusaba inzego z'ubuyobozi? Cyerekeranye n'ikisi ubutabera ndumva ngiye baturenganura. Umva mwarenganurwa. Yego. Nk'umubyeyi se tugana no ku musozo, ni urasoza utanga iyihe nama ku bakiri bato ariko ushobora gusanga uyu munsi agiye mu kabari nk'uko umwana wawe yahaguye? Byabanye inama nabagira nuko bakwirinda kujya mu gikundi nka kiriya cyo kujya mu kabari. Bisi basigirira ihe somo se? Basigiye somo ntibaribonye kuri mugenzi wabo. Yego. Mama reka nkubwire ngihangane kandi ukomere, reka nganire n'abo bandi. Yego. Mama mwabyakiriye gute kumva ngo umuntu aho yarari yicaranye n'abandi bari gusangira bari gusabana mu gihe gitoya mukumva bimuviriyemo kubura ubuzima? Twebwe byadutunguye. Byadutunguye cyane, tuzi ko yari umwana mwiza usabana n'abantu bose. Yego. Ariko tukajya twumva ngo yagiye kunywana n'abagore, abagore ntibari batatu. Ngo bajya kunywa inzoga, bigeze aho ngaho ngo bamushyiriramo supaguru ngo anyweye ngo ndetse ngo bamaze gushyiramo supaguru ngo barishima baranezerwa. Bageze aho ngaho bamusiga aho ngaho haryamye, baramubwira ngo atangira kuvuga ngo ndaribwa mu nda, ngo baramubwira ngo buryamye aho ngaho. Yabanje no gutaka. Ngo buryamye aho ngaho, noneho ngo araryama, basiga yaryamye barigendera, bagenda bacika birukanka bajya kwihisha. Bagiye bagenda umwe kuri umwe. Bajya kwihisha, bagiye kwihisha rero cyo kuza ubutegetsi bwo bwaje kuhagera. Buje kuhagera bagenda bashaka bose barabafata barabajyana. Yego. Ase muri kugira muti ni supaguru koko mwamenye niba ari byo koko ari supaguru bamwicishije cyangwa yaba ari ibindi bintu bashyizemo?
aya ni supaguru niyo yitica ako kanya ko yahise asinzira. Nyirakabari se we niba mwahageze wacuruzaga yababwiye ko inzoga banywaga ari za yahe moko? Nyirakabari se nyirakabari ngo yabanje kujya mu rugo, yego, bo basigara ngo basiga mu gikari. None harigendera agarutse ngagera mu rugo, agezeyo arongera aratindaho, yabasize mu gikari banywa, agarutse ngo asanga abandi bagiye, uwo araryamye ku ntebe bamusizeho yapfuye nyine. Bo bahise bagenda, yasize abahaye inzoga aragenda. We yagiye arafunga, abasiga inyuma ngo mu gikari. Yego. Nuko byagenze. Nkawe se nk'umubyeyi urumva n'ubundi n'uwitabye Imana nyakwigendera yari umubyeyi, ariko nk'inama utanga urakuze, ariko ugatanga inama mu bo muri mu kigero kimwe cyangwa se mu bakiri hasi yawe cyangwa se no ku mwana w'urubyiruko, ariko ejo ukiri gushibuka uzazamuka, urabaha iyihe nama kuri bamwe mu bazisanga nko mu kabari cyangwa se kuba yazicara ahandi hantu mu bantu bari gusabana? Inama nabagira ni uko bareka ziriya nzoga cyangwa bakirinda kugenda mu gikumbi cy'abantu benshi, kuko burya igikumbi kiranashukana. Uko ugenda niko baba bagushakira, wenda urabona ko abantu b'iki gihe basigaye bagirana amashyari. Hari igihe hari icyo waba ubarusha bakavuga ati uriya muntu wazamukuraho. Ubwo rero nyine inama nabagira nuko bareka biriya bintu byo kugenda mu gikumbi, bashaka n'izo nzoga zabo bakazinywera iwabo mu rugo. Yego. Tugana se ku musozo, hari bamwe bari kuvuga ko inzoga banywaga ngo ari inzoga abeshi cyane bakunze kwita ibyuma, ngo ari nabyo bishobora kuba byamuhitanye. Ngo ibyuma nibyo banywaga. Ntabwo wigeze umenya amazina y'ibyo byuma? Akasinyanywa inzoga sinzi ubwoko bwabyo. Yego. Dusoza se, niba murasoza murasaba ubuhe butabera inzego z'umutekano? Inzego z'umutekano nuko baturenganura muri make. Yego. Reka nkushimire kandi mubwire ngo mwihangane kandi mukomere. Yego mama, tugusanze ahangaha watabaye, ariko se wakiriye gute inkuru y'urupfu rwa Rufosina? Wayimenye ryari ku munsi w'ejo? Inkuru njye nayumvishe saa 12 za nimugoroba. Yego. Nabyumvishe numva nguye mu kantu, kuko kumva umuntu akubwira ngo umuntu birarangiye, utigeze ubwirwa ko umuntu arwaye, kubyakira biba bigoye. Ukibimenya se wahise waje inaha byagenze gute? Oya, kuko nta rindi hafi, ntabwo nabonye uko mpageze mu gitondo. Yego. Yego. Ese mama, ni ntawe ndi kubibona urubatse muri izi karitsiye, bamwe bari kuvuga ko hashobora kuba hari abagore bamwe na bamwe bafite udukundi, ushobora gusanga mu gihe abagabo babo bajya gupagasa, abandi ugasanga bagiye mu tubari. Ubona kuri iki gihe ari ibintu bikwiye ku mubyeyi ko yazindukira mu kabari? Oya, kuhazindukira ntago bikwiye, ntago ari byo, ariko nanone kuba babikoze nanone ntago ari igikorwa kizima. Kuba banasabana nk'abantu basanzwe bafitanye umubano nk'abanyarwanda, nanone ntago bivuze kuba bazindukiyemo ariko kugirana nabi. Yego, ku rundi ruhande kubyukiramo kugira ngo ugire ikintu ukora gifite umumaro sibyo, ariko nanone ntago ariyo ntandaro yo kumva ko bakora ibyo. Yego, ntago ari byiza, ni igikorwa kigayitse cyane. Bamwe bari kuvuga ko ari supaguru yamwishe, abandi bati ni inzoga, abandi bati ni bari kugenda babyitiranya. Nkamwe nk'abantu bo mu muryango, niho koko mwamugezeho, murahamya ko ari iki cyamwishe? Rero impamvu umuntu wenda bavuga ko ari supaguru nuko ari iri kuvugwa abantu bari gukoresha kandi ntago itinzamo. Naho kubanga icyuma wenda si ubwa mbere yaba kinyweye, ku buryo bavuga ngo ariko abantu bakinywa ni benshi, ku buryo umuntu yavuga ngo agenda avuge ko aricyo cyamwishe, ndumva atari byo pe. Tugana ku musozo se, niye namutanga ku babyeyi bagenzi babo cyangwa se ku rubyiruko muri rusange?
njye nama nagira urubyiruko kandi n'abanyarwanda rusange, ntabwo abantu twagakwiye kugirana umutima mubi, ishyari, kuko niba ari icyo umuntu wenda anagezeho akurusha ntabwo ari bubara, ni Imana. Nawe uba ugomba kugira igihe cyawe Imana ikakugira aho ikugeza, ugasaba Imana nawe ikagira ikiguha. Kuko n'undi kubikora ntabwo kumva uri kuvuga nkaho bishoboka ko hari amashyari bari bamufitiye, hari ibyo yari amaze kugeraho ariko bagenzi be basabanaga bari badafite. Nawe se umuntu yakwica atari ishyari? Ntabwo yakugirira nabi atari ishyari. Yego reka tugane nura mu mama wondera matuganiro gake so tuyinaha batoye mama. Baragira bati bamwe mu basangiraga na nyakwigendera Rufosina bamaze gusa nkaho bashoje igikorwa barishima baraserebura ngo ubwo yaribwaga mu nda. Niba koko we wahageze mwasanze amerewe ute? Ntabwo nahageze, sinarindi hano hafi. Inaha muri quartier se zanyu ko biri kuvugwa ko ngo bamwe mu bagore babyukira mu tubari. Kwabyukira ariko siko bahita bapfa, sibwo umuntu yapfa. Birakwiye se ko mu muco nyarwanda umugore yabyukira mu kabari akajya kwinywera icupa umugabo yagiye gupagasa? Oya. Ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye, ariko rero none se ubwo urumva yarazindukiye mu kabari? Oya, turi kuganira mu bya quartier hano muri rusange, kuko hari amakuru ari kuvuga ko bamwe ari nabyo ngo biri kubyara intandaro nk'izi ngizi zo kuba bamwe bakica bagenzi babo, ngo hari bamwe usanga muri izi quartier babyukira mu tubari. Ubwo twagira ngo udusangiza amakuru n'ubundi nk'umuntu utuye ahangaha muri izi quartier. Ntabwo matuye hano hafi. Yego mama, reka ngushimira mbabwira mu ihangane. Yego mama, ngo byagenze gute ku munsi w'ejo? Umunsi w'ejo nari mvuye kuzana abana ku ishuri, ntambuka njya kwa Fabrice, ndambwira Fabrice mpimira inusu y'isukari, numva mu gikari hari abantu bari gusakuza, ndangije ndarunguruka nsanga ni babagore. Kuko bari abagore tuzi ko bananiranye mu mudugudu, nkimara kubona aribo nasubije inyuma umugongo, ndavanga abagore batabona ko ari ngiye bakantuka bakamerera nabi. Fabrice amereza isukari, ndataha. Hashize akanya umwana umwe araza aratubwira ngo nimuze mujye kureba amakuru yabereye hari, ariko Fabrice yatashye yakinze yabirukanye banze gutaha. Ngewe n'umubyeyi bita mama Clarisse tuba turagiye, twari babiri, dusanga mama Gakecuru. Abaganga baza bahadusanga barasuzuma basanga Masamira yapfuye, ariko abagore bari bari kumwe nabo bari abagore bose hamwe 5 n'umwana w'umusore. Twebwe twari tuzi ko ari umugabo ariko tumenye ko ari umusore, basangiraga inzoga. Abo bagore bamaze gukora ibyo bintu, bamumaze kumushyiramo supaguru, abagore bose bari rukansi basiga bamugaritse mu ntebe. Ubwo tugezeyo nibwo abaganga basuzumye basanga umubyeyi yapfuye, baratubwira ati yapfuye, ibisigaye ni ibya polisi, muhamagara ubuyobozi. Mu guhamagara ubuyobozi bwaraye buje, ndi mu bantu twazengurukanye tujya gushaka abo bagore aho batuye, kubera ko nigeze kwishyuza umutekano muri Gatare. Ndagenda bamwe tubakura Sodoma 2, uwo bita Mama Mutesi dusanga yikingiranye mu nzu, bamukuramo uwo bita Mama Saidi dusanga yisesetse munsi y'igitanda, tumukuramo barabazana. Bari bihishe? Babiri bari bihishe, abandi bagiye mu kabari Sodoma hariya ku kabari kahari hirya ku mabuye. Niho babiri twabakuyeho bita Kayitesi na Mama Saniye. Ubwo ngubwo nyuma y'ibyo ngibyo byakurikiye, Fabrice nibwo yavuye mu rugo, ahageze abonye umuntu aryamye mu ntebe, ajya gushaka uwo bita Mama Saidi. Ageze kwa Mama Saidi, Mama Saidi yaramubuze. Fabrice aragaruka, nibwo guhamagara ubuyobozi, abantu turabashakisha turababona, ariko bari abagore barananiranye. Uburozi hano mu Gashekero buri kuvuza ubuhuha, nta kindi kintu bari gukoresha ni supaguru. Bari abagore bangahe?
bari abagore bose hamwe 5 nyakwigendera avuyemo ubwo hasigaye abagore 4 n'umusore umwe barimo. Ubwo bakaba batwaye uwo bita Fabrice bagatwara na Nyandwi n'abandi bagabo 2 ntazi amazina yabo bari gutanga amakuru bakaba babajyanye. Ariko icyo ntekereza nuko Fabrice na Nyandwi nabo bagabo na ruhare babigizemo. Njyewe icyo nsaba ku ruhande rwanjye ndasaba yuko bari ababyeyi bahanwa no guta ababyeyi bafite abagore bafite abagabo babasiga mu nzu bakarara mu mihanda bugacya kandi basa n'abantu bananiye n'inzego z'umutekano barimo barasebya ababyeyi muri uyu mudugudu cyangwa muri kano kagari cyangwa muri uyu murenge turimo turateshwa agaciro cyane n'abari abagore. Rero biriya bintu ntabwo bikwiye kuba wagira ishyari mugenzi wawe kugira ngo umukure ku isuka agomba kumwica. Icyo dusaba nuko bari abagore bahanwa by'intangarugero kandi abagore mu hano mu Gashyekero babyukira mu tubari kuva mu gitondo twibaza ahantu bakura amafaranga twebwe tutanywa inzoga twarayabuze ngo duhahire abana twabyaye. Twasaba yuko ububari butuye mu Gashyekero hose babuha amasaha yo kujya bafunguriraho. Nicyo dusaba. Ariko turasaba Fabrice na Nyandwi n'abari abagabo bagiye batangaga amakuru barenganurwe kuko nta ruhare babigizemo ariko bari abagore bahanwe by'agaciro. Yego. Uburozi n'ahamarozi arahari cyane. Niki kintu kiri gutera abantu batuye muri izi karitsiye zanyu barogana? Ikintu gituye kiri hano muri karitsiye zacu gituma barogana ni buno bubari bw'akajagari. Abagore banywa inzoga babyukira mu bubari, babyukira mu bubari babona mugenzi wabo badashaka kugendana nabo bakamwikiza. Kandi ntabwo bari gukoresha uburozi bundi, ni supaguru bari gukoresha kuko supaguru ngo muri iyi minsi barayirogesha. Nta muntu ugira gute, nta muntu uzanzamuka ngo bamuhaye supaguru. Yego. Inzego z'ubuyobozi nk'uko wambwiye ati nabayeho mu nzego z'ubuyobozi, ariko si inzego zanyu z'ubuyobozi ziri gukorana gute n'abaturage, se zibanye gute n'abaturage? Inzego zacu z'ubuyobozi nta kibazo zifite. Inzego zacu z'ubuyobozi zaratwegereye umunsi ku munsi ziba ziri gufungisha ububari bakababwira ngo bafungure isaha ya 11 n'ababucuruza. Kuko hariho n'abayobozi baraye bitanze bigaragaza muri kiriya gikorwa. Urwego rw'akagari rwaje, seri komanda yaje, abanyerondo baje, gitifu w'akagari yaje n'abanyerondo n'abadaso baje, twafatanyije muri icyo gikorwa. Abayobozi rwose baturi hafi n'ukuri. Yego. Tugana ku musozo, se nk'umubyeyi urasoza utanga iyi nama ku bantu usanga bagiye mu tubari bakisanzura, ariko muri izi karitsiye zanyu nk'uko uri kubivuga icyitwa supaguru ziri kuvuza ubuhuha bazirogesha abantu? Njye icyo mbona nkwiye gutangaho inama nuko ababyeyi tudakwiriye kujya kubyukira mu bubari ngo tujye kwicara mu bubari, ahubwo tukwiye kujya gushaka akazi tugahahira abana twabyaye. Ikindi tukagira urukundo mu babyeyi tukareka kwihishanamo. Reka nkushimire kandi mbabwire mu mwihangane kandi mukomere. Murakoze. Yego mama, turatangira tukwihanganisha kubwo kubura umuvandimwe wawe mwavukaga mu ndimwe. Ni ibintu biba bikomeye, ariko wihangane kandi ukomere. Nakoze cyane. Nanjye amazina nitwa Nyirambashimana Francina, witabye Imana yari mukuru wanjye. Bari bahereye ari kumwe n'abandi bagore bari kunywa nyine mu kabari. Yego. Birangiye harimo bari barashwanye, yari yabahamagaye ngo azabunge. Bari barashwanye? Harimo abari barashwanye kuko bari 3. Harimo 2 bashwanye. Arangije arabahamagara ati rero nta mpamvu yo gushwana muri abantu bakuru, muze twiyunge tunywe n'akantu. Arabahamagara ubwo baraza, ariko mukuza nyine batangiye bari kunywa. Ariko bigiye gusoza nyine urumva bahise bongera bararwana, ntago bumvikanye. Bahise bongera bararwana. Mu kurwana nyine nyuma bamaze kubakiza, sinzi imvururu nawe yajemo, sinzi ngo wamubwiye ngo rebe ngo kuna ngusa gutyo ngo nawe ntago uri bubitahane, ngo uri kuratanga amaguru meza ntago uri buyatahane.
byo nibyo bamubwiye nabyo babimubwiye kuko hari umuntu nyine ubwo yari ahari nawe yabivuze bajyanye umutipe waho muri icyo gipangu. yego ubwo arangije ajya kuri tuwarete azi ko ibintu byarangiye aho akaba yari asizemo inzoga yanyuma urumva bari bahereye kare basangira ntago kakanya aribwo yari kuhita imufata aho inzoga yanyuma yasize bari gusangira niyo yanyuma ava kuri tuwarete yahise anywa kuko bari bahereye kare yari aza kubimwica ariko azi yamwishe kare kuko bari bahereye kare yego ahubwo yanyuma yazanye niyo yahise inkwa baravuga ngo baraserebura ngo mama Sami ngo yimazemo ngo tukugurire indi ngo cyangwa ngo dutahe. Barangije nyine ubwo ntibahise bagura indi yahise afatwa mu nda atangira kwigaragura. yego Birangije nyine n'ubundi babonye bise birangiye ari gusaba amazi banga kuyamuha. Ngasaba umuntu aramubwira ati se bakuguriye amata ukanywa. yego Umuntu aramubwira wundi ngo naganywa amata mu bo bari kumwe abibwira ngo nyiri botike ngo naganywa amata muri babandi bari bicaranye. ubwo batangiye kubona atangiye kwihindukiza biri kwanga kuri wese acukwe. Ubwo nanjye mama yamamagaye abirangiye ariko bambwiye ntabwo birarangira neza ariko nahageze n'ubundi byarangiye. Uragira uti yari timu yabo y'abamama ariko baza gushwana ubundi cyari cyatumye baserera bwa mbere bagashwana cyari igiki? Urumva ngo umwe yaravuze ngo yamutwariye umugabo undi aravuga ngo ngenga akazi kose nkora ngo nemerewe kwinjiza umugabo nshaka. Ubwo niho bari barahereye barwana. Ubwo mukuru wanjye nyine arabahamagara aza kubunga. Ubwo niko byagenze nyine. Uvuze ngo ejo we yabahamagaye agira ngo abunge nk'ababyeyi anashora amafaranga ni nawe wari wabaguriye kuko n'undi muntu wundi bari kumwe yagiye kubikura yandi mafaranga kugira ngo bagure iyo yindi ya nyuma iherekezwa n'iyo ngiyo yagarutse akanywa. Agiye kuyabikura ya nyuma ngo naze ngo bongere bamwe yindi. Ubwo mukuza uwo muhungu azanye amafaranga nibwo yasanze mukuru wanjye ari kwigaragura. N'ubundi nawe yahageze asanze birangiye niko guhamagara mama. Yego niba wamenya amakuru neza se ubundi bari bicaye ari abantu bangahe? Bari bicaye ari abagore 4 n'undi mutipe wari urimo. Kuko bose babajyanye. Yego nkuko ndi kubyumva ndi kumva ko ushobora kuba ari umugambi wari wateguwe. Urumva byateguwe nyine niba umuntu usarwaye kandi mwe muri kumwe ni muzane ubufasha nanavuga ati ndarwaye mu nda ngo bahite bihutira kumujyana kwa muganga buri wese agaciye urumva atari ibintu byateguwe. Yego nk'umuryango se uyu munsi nibyo mwabuze umuntu ariko nanone hari ubutabera mwasaba ugomba gusaba ubutabera bari abagore niba ari nabo babikoze ntago tubizi ntago twamenye umwanzuro ikibazo kikirava muri polisi ntago tukizi. Ariko abaye ari nabo rwose bagomba guhanwa ntago abantu b'ababyeyi bakagombye gukura undi mubyeyi mugenzi wabo kandi baba bazi ko nawe ari gushaka imibereho afite n'abana ntago biba ari byiza. Reka nkushimire kandi nkubwire ngo ihangane kandi ukomere. Murakoze cyane.